kanyanga ntabwo twayimena turajyana kuri polisi ibyo biba bitandukanye icyo kiri mu nizo zose ni muzimene ntabwo zemewe urabona na biriya mu bimene byose mu bihambure mu bimene kuko ntabwo byemewe rwose. Aba baturage bakwiye kugira ikintu bitaho bakabanza kumenya ko izi nzoga zitemewe kuko bino bintu ntabwo byari bikwiye. Ubundi ni gute bazicuruza abayobozi murebera? harimo Namutwarasibo. Izo ni zimwe mu nzoga zirimo kwangiza ubuzima bw'abaturage, ariko izi nzoga zikaba zirimo guhigwa bukware n'abayobozi b'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano ndetse n'abandi baturage badashyigikiye kwangizwa n'izi nzoga. Kuri uyu munsi tugiye gutembera mu Kagari ka Kidashya mu Murenge wa Jabana mu Mudugudu wa Minindi, ahamenywe litiro zirenga 450 za litiro z'inzoga z'inkorano zirimo kwangiza ubuzima bw'abaturage. Ni litiro nyinshi n'inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye, hari zo ngo bita Nyiragatare ndetse banahafatiye Kanyanga. Umuyobozi w'umurenge yibukije abaturage gukomeza kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, anasaba abaturage gutangira amakuru kugira ngo ahantu hose hashobora kuba hakekwa inzoga nk'izi ngizi z'inkorano habe hahigwa bukware maze na nyirazo bamufunge. Uyu munsi nibwo inzego z'ibanze, inzego z'umutekano zafatanyije n'abaturage zinjira mu Mudugudu wa Minindi, zirajagashaga zihiga ahantu hose hashobora kuba hahishwa inzoga z'inkorano barazivumbura. Nibwo baje kuvumbura izi litiro zigera muri 450 inzoga z'inkorano, dore ko banahasanze n'ijerekani ya Kanyanga. Aka gace ni kamwe mu duce tuziho gukora izi nzoga z'inkorano zangiza ubuzima bw'abaturage, dore ko hari bamwe mu baturage bavuga ko zituma babyimba amatama, abandi bikaba byabaviramo gutakaza amashuri, abandi ntibiteze imbere bitewe n'uko banywa zino nzoga. Izi nzoga zikomeje kwangiza ubuzima bw'aba baturage. Gusa polisi ndetse n'umuyobozi w'umurenge yibukije abaturage ko bagomba gutangira amakuru ku gihe ndetse nabo ubwabo bakazamagana, avuga ko batagakwiye kubana n'uburozi, batagakwiye kubana n'ikintu gishobora kubahekura abana, ndetse yanabasabye ko bagomba kurinda abana babo kuko mu myaka izaza aribo bazavamo abayobozi beza b'igihugu ndetse n'abakorera igihugu kigatera imbere. Gusa nubwo izi nzoga zangijwe muri aka gace saha gusa zikomeza kuboneka, dore ko no hirya no hino mu gihugu zigenda ziboneka izangiza ubuzima bw'abaturage, dore ko hari n'abapfa bazizi inzoga, abandi bakavuga ko nimba ikigage kigiye gucika bazabaho bate. Gusa ibi ngibi ntabwo ari byo bikwiye guteza imbere abanyarwanda. Polisi yibukije ko nta muntu ugomba gukora zino nzoga uzigira agira amahoro, kuko azahigwa bukware maze agatakaza agaciro ndetse bakanamufunga. Bafunze bamwe dore ko banasanze Namutwarasibo nawe ngo arimo gucuruza izi nzoga. Mutwarasibo agakwiye guha inama abaturage nawe yigiye gucuruza izi nzoga, dore ko bamufatanye litiro zigera muri 200 muri 450 zafatiwe muri aka gace. Naho nge wumvaga ni Damur. Iyi ni Damo content. Kora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yizewe kandi agezweho.